mwumvaga ko ari aho utagera kubera ishyari agufitiye. Imana ihakugeze waguma aho yarari. Yego. Yiga ishuri rikomeye kuvuga ngo nawe urwanya umugambi w'Imana. Yego. Yego. Ufite ishyari ikintu cya mbere kimuranga ni amahoro agira kandi ahora ururimi rwe baravuga nabi intege nke z'abandi buri gihe n'ahandi umwumvira ni ukuvuga udukuru tw'abandi two tunabarimo none naka niyo yabyaye aguha amakuru yo wabyaye imbere. Doko iyo hari ibyiza abantu bagezeho tagabyishimira uyu tagabyishimira wumva arabinenga ahora nenga izo ni imbuto za wa muntu ugira ishari. Yego. Ahora nenga kandi akesha bafite n'uburyarya kuko yakwereka ko ibyo ari kuvuga byaba ari ukuri. Kongeye kubasuza nshuti bavandimwe mudahwema kudukurikira ku Mpamba Nyayo TV. Tubahaye ikaze uri ni rwa rubuga wa muyoboro mujya mukoraho Impamba Nyayo. Hanyuma rero nkuko mubibona imbere turi kumwe n'umuvandimwe udukunda kandi mu by'ukuri duhoza ku mutima, ariko Peter natwe turagukunda. Urankunda? Turagukunda cyane. Mana bamugisha. Urukundo ni ijambo rivugitse byihuse ariko rugaragara twimenyetse se mu gihe rukenewe. Ngaho manga bitatu. Bagaribwira tutaguhamagaye. Kumamagara uzi ko n'abagome baduhamagara kugira ngo bamenye aho uri. Gihe icyo nzi nuko Felicien nkunda. Urakoze cyane. Ibindi birahagije. Ibindi ari n'abamamagara batari uko bankunda. Oya, hari abantu bagenda bamvugisha ku Mpamba barebye ibiganiro byawe cyo bati Mpamba. Uriya muvandimwe y'umudusuhuriza mu minsi mike batangira kuguhamagara kandi n'ubu baraguhamagara ndabizi. Ubwo baba batamamagaye kuko baramamagara. Imana ishimwe. Aramamagara. Ari n'umuntu ahuriye ahantu arambwira ngo kuki mudashyiraho nimero zanyu. Yego. Abugize ipiningaho. Turazishyira kugira ngo byorohere. Zishyiraho kugira ngo kumbona kwawe borohere. Byorohera abantu. Yego. Murakoze cyane. Mwari muraho ariko. Turaho turakomeye ariko urasa neza. Murakoze cyane. Izi ni inyungu z'umusaraba. Amen. Umeze ute mu buryo bwose? Meze neza, ndumva ndi buhe byiza byo gusenga. Amen. Kandi iyo meze gutyo. Yego. Kuba nafite ibikenewe. Ariko ufite uwo nyeneye muri jye. Nurembye ngo Yesu ni byose umufite. Ntacyo washa gukena. Ntabwo twe twishimira ko dufite amazu meza. Amahoro ya Kristo abahagije. Yesu mutinye ko yagiye kugenda avuga ngo nta kindi mbasigiye amahoro. Yego. Yarazi neza afite korara mu nzu nziza ariko nubona amahoro. Yego. Yarazi neza afite kugenda mu modoka nziza ariko nta mahoro ugize gute uyifitiyeho. Rero amahoro n'ahandi ava ni muri we. Amen. Rero iyo umufite ufite amahoro. Yego. Nta bya none nta bizaza. Byazamanya na Yesu. Amen. Kandi urukundo rwe rundiho. Amen. Hanyuma bakunzi b'Impamba Nyayo TV nkuko mubizi dufite intego ivuga ngo ni gute twagaragaza urukundo rwa Kristo mu bantu. Ubushize twaganiriye ku mbogamizi n'ubu ngubu tugarutse turimo tuvuga ngo mbese umwanzi w'urukundo ninde? Umwanzi w'urukundo rero mu by'ukuri ni ishari. Ni ishari niwe mwanzi w'urukundo. Hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro tusabe muvandimwe Pastor Peter asenga Imana ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Uri Imana yacu, uri Data wa twese mwiza, ukeneye cyo kutugira neza, turi imbere y'amaso yawe tubabarira ibyaha n'ibicumuro mu izina rya Yesu. Turakwinginze kino kiganiro uyobore ugiye kudufasha, uyobore abakozi bose bo ku Mpamba Nyayo TV bagukorera kugira ngo umurimo waguke baho umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Nanjye uri hano hantu ngiye kuvuga, reka nabe ari jye uvuga, sinihimbaza ugahimbazwa izina ryawe. Reka abadukurikirana bose bahabwe umugisha nawe kandi ubuntu bwawe ari bwo bubaganza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma Peter uradufasha kugira ngo dufashe abantu. Ubundi ishyari uriyumva ute? Ubundi ishyari ni iki? Ishyari ni n'umudayimoni uruta abandi badayimoni bose. Yego. Ni umwuka w'abadayimoni. Ni umwuka w'abadayimoni. Ishyari ni umwuka w'abadayimoni mu magambo make. Kandi
umwuka w'ishyari ahantu hose uri ntabwo amahoro agwira, yego, amahoro arabura. ibyo bintu uvuze ni binini, biraremeye. Umuntu uri mutoya cyangwa se utari umusenzi cyangwa se utari umukristo byamugora kubyumva. Sa n'ubimanuraho gatoya kugeza se ishyari rigaragazwa ni cyangwa se urifite. Umuntu ufite Ibimenyetso, ishyari ikintu cya mbere kimuranga ni amahoro agira, kandi ahora ururimi rwe baravuga nabi intege nke z'abandi buri gihe, n'ahandi umwumvira ni ukuvuga udukuru tw'abandi nitwo tunabarimo. noneho runaka niyo yabyaye aguha amakuru yo wabyaye imbere. Doko iyo hari ibyiza abantu bagezeho ntago abyishimira, uyu ntago abyishimira, wumva arabinenga, ahora anenga. Izo ni imbuto za wa muntu ugira ishari. Yego, ahora anenga kandi akenshi aba afite n'uburyarya kuko yakwereka ko ibyo ari kuvuga byaba ari ukuri. Aba afite amagambo menshi mu kintu ari kunenga, akaba akivugaho cyane akigarukaho. Yego, rero ikindi umunyeshyari nawe ubwe nta mahoro agira. Yego, nayo mbega ishyari ni ikintu kibi. Ahora ahangayitse, ahora yumva adatuje, abona uriho gusa bikamubabaza, abona ucuruje akavuga ngo kandi wowe ahora abona ko ibintu bitazashoboka. Ubwanga kubona mu iduka wafunguye akanga azaremanamo kangahe, naza igishoro agikuye biramuhangayikije kuba ugiye gufungura. Iki ntabwo ajya yifuza ko undi muntu akugirira neza, akwangisha abandi. Yego, akwangisha abandi mu buryo bukomeye, kandi abikora wumva ari nk'ibitekerezo bizima afite. Akwangisha n'abatakuzi kugira ngo utazigera ugira movement, uzagira izindi mpinduka, uzagira urundi rugendo ukora ngo rugire aho rukugeza. Kubera iki? Ishyari. Hanyuma ishyari ryo ni ikintu cyagutse. Ishyari, umuntu ufite ishyari nta na rimwe ku giti cye, ku ruhande rwe ubwe nawe ngo yicara uyumve ko yagera ku kintu n'akatagize nabi. Ubundi umunyeshyari niwe uha ide umwicanyi. Umunyeshyari arota umurozi. Yakobo yarabivuze mu bice 4 umurongo wa 2, yaravuze ngo barica bagira ishyari, ariko barasaba ntabwo bashobora kunguka kuko ngo muri bo umwuka w'ishyari. Na Yesu mwumva impamvu ni ijambo riri muri 2:43 rivugwamo muri Bibiliya rigaruka ishyari. Byaje kuri Gahini yica Abeli, byaje kuri abana ba Yakobo bashaka kwica Yosefu, agira hanafungwa mu buzima bubi. Byaje kuri Sawuli, Dawidi arirukanka abura amahwemo. Ishyari ntabwo ari umuturanyi mwiza. Ishyari si umuturanyi mwiza. Abona abana be bari gukura, akumva yabaroga bagapfa. Wubaka urugo akarutega iminsi, avuga ngo nubwo bashakanye ntakazamumarira, ruzamara kabiri, akumva kubwe rwasenyuka. Ubundi iyo umuntu afite umutima utarimo ishyari, wabona ibirimo intege nke akabisapota ngo bigire imbaraga. Ariko umunyeshyari warushaho kubyica. None apfa kuba abonye akantu gato, umunyeshyari akuririraho paka ikintu cyubaka kikaba kinini kigahita kikwangiza. Ariko naratangaye, nangarira Imana, nta munyeshyari igera ku tsinzi. Ntibikunda. Akundana n'umuntu yashaka kubatandukanya akabona ejo muri kumwe. Ariko kandi umuntu ugirirwa ishyari uyu munsi none niwe ngiye kwibwirira. Umuntu ukugira ishyari nuko ari cyo umurusha. Buriya ari umuntu kuvuga utamurusha imbaraga, nta mwanya yakubonera, nta gihe yakubonera. Ariko ko hari ibyo umurusha, ntiyabura kugira iki kukubonera umwanya. Ikindi iyo utaramenyekana ntabwo uvugwa. Hanyuma iyo utazwi ntawa no kubwira abandi. Mbega menya neza niba ufite andi maboko akurwanya, hari icyo ufite maboko adafite. Bashaka bari kugishaka ngo bakikwambure. Yego, ariko kandi Imana yaranesheje. Ngo sheni hari ndirimbo yaririmbye ngo Imana iratsinze, ni na Jehovah Jireh. Nta na rimwe
umunyeshyari arya yishima, ahubwo warwanye niwe wishima wo kararababaye. Umunyeshyari hari igihe agura imiti atigeze yandikirwa na muganga kubera kubura amahoro, akagenda akagura ibinini paracetamol akazinywa ngo umutwe ukire. Ahora ahangayitse kandi umutwe ntiwakira. Wapi ntibikunda. Kinya k'umunyeshyari no gusanga ngo yagiye ku musozi, ngo yagiye guhambira ibyabo. Mbega afasha dayimoni, afasha satani gukora ibyo yagambiriye ku bantu b'Imana, ngo ngiye kubizirika. Ariko reka mbwira abantu, ari umuntu witirirwa ko akorera Imana, yego, ngagiye kubizirika, yego. Inaga ari inkuru wumvise mu matwe bwa mbere no kuri umunyamakuru, ariko ubundi ibyo byo ntago nari mbizi byo kuzirika ibintu ubwo buryo. abitwandikire ngo ndabiboshye, ngo ndabyishe, ngo bira ngo mwumva ngo ndamuziritsa. Anije wumva ngo twagiye kubohora ngo umuntu ngo bari barazikiye ku musozi runaka. Ariko nuko nizera bihamanya n'umutima wanjye, ntawavuma Imana itavuma. Yego, nabona nta n'uwakwica umugambi w'Imana. Umugambi Imana irawurinda, gusa ahantu utinze hari abanyeshyari uradindira. Yego, uhorurwa n'intambara zitakagombye guhora mu rugamba. Yego, nandi gihe na kimwe wicura nk'unywa amazi ugangahwe. Nawe urumva ahantu uri hari abanyeshyari benshi, uradindira ntabwo ugira nuzi. Kandi umunyeshyari afite kuba rumwe cyangwa babiri, akaroga abantu 1000 wari ufite, bagakumenya nabi cyane ko n'ikibi cyihuta. Kibi kirihuta, akakuvuga hari kibi kiremwe. Ikinyoma cyateguye ngo kiruta ukuri. Ari ikinyoma umuntu arema yagisohora akivuze mu bantu gusa, akatuvuga ngo nibyo. Ariko reka mbabaza abize amategeko barahari, barabizi. Iyo umuntu avuga ngo ni umushinjacyaha, abashinjacyaha si bahari mu Rwanda. Dufite n'abashinjacyaha mu nsengero no mu ntuzaga bati ibyo, kandi ngo ntabwo bizi atuye nguyu. Ariko isi yubatse mu mbaraga zikomeye, bagashaka kwigira nk'abashinjacyaha kandi umushinjacyaha mu by'ukuri hari ibisabwa kugira ngo abe we, hari ibyo agenderaho, bafite naho yicaye kugira amuhereze ubwo bubasha kugira ngo agire ibyo ashingiraho. Ariko wa wundi washingiye ku rwanga gufitiye gusa, ubu nanga afite kuyobora korari, unagatahamagara mugenzi ngo ariko ubundi Felicien mu korari ntabitekerejeho, arifite diplome ni mwanora, mfite risasi, mwumva zadufasha iki? Mbega wakubonamo, reka ibyo tubyibone. Dufite abantu, ariko byigeze bikubaho ukahura n'abanyeshari bakakugira uyu munsi badahari nagira ikibazo mu bintu binezeza, binezeza cyane kandi bishimisha, ni uguhora urumva mbona ko hari ibyo ndi kugenda mangana nabyo. Yego, no bitambukamo nkagera ku kindi, ugenda ubona. Kandi iyo nkuye n'intambara bagiye guhabwa igisubizo. Amen. Nari iyo ndi kufightinga ndwana, bagiye guhabwa umugisha. Yego. Okay. Nike yego. Rero iyo umunyeshyara ahari baziriza ko n'umunyamugisha baturanye. Yego yego. Ni tugana ku musozo, ngira ngo twavuze byinshi. Mu by'ukuri twabonye ko ishyari ari umwanzi w'urukundo. Uyu muntu ushaka kwihanisha bivuge, asome Bibiliya, azasanga nta munyeshyari ujya ugira neza. Munyeshyari agira nabi. Yego. Yego. Mugire umutima w'ibyiza. Yego. Tugire umutima utekereza ibyiza ku bandi. Tugire umutima w'urukundo. Nitutagira ishyari tuzagira urukundo rwuzuye. Tuzagaragaza urukundo rwa Kristo mu bantu. Reka nta wakugira inama gufite ishyari. Reka. Nta n'uwagusura gufite ishyari ngo aguhumurize. Nta wagukomeza gufite ishyari. Nta wakuzamura gufite ishyari. Yego. Nta mubyeyi watuma ugira ahantu ugera agufite ishyari. Ariko iyo agwije urukundo, aragushyigikira, arakuzamura, akuba hafi, akugira inama. Yego. Kandi intege nke zawe, uwo mukoro we mukuru, uwo mukoro kuri we
wo kugira ibintu akora. iyo abonye ufite intege nkeya ku bwa rukundo afite ahita abona icyo gukora. Yego, ababonye umukoro, ababonye aho akwiye kunyura kugira ngo akubake. Ariko n'umunyeshuri nawe nuko iyo abonye ufite intege nkeya cyangwa se ari ibyiza byakubaye byose bimuha icyo gukora kibi. Ariko kabwira abantu badukurikiranye, Imana y'amahoro, umuntu wumvaga ko ari aho utagera kubera ishyari agufitiye, Imana ihakugeze waguma aho yari ari. Yego, yiga ishuri rikomeye kugira ngo nawe urwanye umugambi w'Imana. Yego, Yego, Imana ishimwe. amen. Ni iki wabwira uyu muntu wagiye ukora ibintu bikagenda byanga bitewe n'abamuzengurutse, bimwe wagiye uvuga bamuhemukira bitewe n'ishyari n'abatari bo? Ni icyo ubwira abantu nk'impamba nanone, hanyuma unasenga Imana? Icya mbere, ntihakagire umuntu wibagirwa intego y'urugendo. Kuba waratangiye gukora ibikorwa by'urukundo, jya umenya ko uri kwigana Kristo. Ni ibikorwa byiza, imirimo myiza izibukwa, ariko imirimo mibi ntaho izigera yibukwa. Gerageza aho nkurikiranye, ntucike intege, gukora neza, kuko mu isi nubwo dukora ntabwo dushimwa na bose. Umuntu afite igihande kimwanga n'igihande kimukunda. Ntugacike intege ngo ucibwe intege n'abantu. Indi mpamba rero naguha, wowe nkurikiranye, wowe ukurikira Impamba Nyayo TV, ujye ugerageza iyo wakoze neza, ugerageze wifuze guhora ukora, kuko iyo umuntu akoze neza umutima ugira amahoro. Ariko iyo wahemutse, umutima wakwambura amahoro, wumva nta mahoro ugize gute ufite. Gerageza wige gukora neza amanywa nijoro. Kandi niba hari umuntu wagiriye neza akakugirira ishyari akanakugirira nabi, byiguha impamvu zo kudakora neza. Menya ko na Kristo ubwe yihanganye akazura abamwishe, agaha imitsima bari kumwica, akambika bari kumwica. Gerageza ntucike intege, hanyuma hawe hashize bitewe n'ibyo wasaruye aho uri. Ibuka ko hari ibintu byiza Imana yabaye kwibukiraho, hanyuma uhora ukora ibindi kugira ngo nacyo nikizagera Imana ihora kwibukira mu mirimo myiza. Uvuge ngo nubwo umwana wanjye ari kurwana n'urugamba, ariko hari kiza yakoze. Ujye uhora buri munsi uzirikana ko ineza y'umuntu itagipfa. Ntabwo igipfa, Imana irayibuka. Nubwo isi itabizirikana, ariko Imana ihora izirikana. Imana ibahe umugisha. Amen. Urakoze Mwami Yesu, tugushimira imbaraga zawe, tugushimira ubuntu bwawe. Sengeye ubwoko bwawe, sengeye abamama, abapapa, sengeye abakobwa n'abasore, baha imbaraga z'urukundo. Kandi aho Satani yabarashe bakagira ibikomere, bakagira ibikorwa bareka by'urukundo, bababarire. Bafashaga imfubyi, bafashaga abapfakazi, basuraga imbohe, bafashaga abatishoboye, ariko kubera ibikomere bagiye bahura nabyo, reka Mwami Imana bagiye bacika intege, reka wongere bagarukemo, ubashyire urukundo rwuzuye, ubahe kwihangana, ubahe kugera ikirenge mu cyawe. Kuko namaze kumenya neza ko iyo umuntu ari gukora neza ntiyabura imijugujugu, ariko Yesu abasha kumurinda. Turakwinginze rero kugira ngo ugire neza udukurikiranye wese, uhe imbaraga imitima yakomeretse, uyomore, irushaho kongera kwiyubakamo gukora neza, kuko ineza y'umuntu itagipfa, Imana ihora yizirikana. Urakoze Data wa twese, ndirukana umwuka w'ishyari mu izina rya Yesu Kristo. Ndavana umwuka w'ishyari ku bantu katika jina Yesu. Duhamagara umwuka w'Imana, umwuka w'urukundo, wamamare kandi waguke hano ku bakurikiranye Impamba Nyayo TV mu izina rya Yesu. Sengeye kameramani, sengeye CEO w'Impamba Nyayo TV, umuhe umugisha, n'abandi bose banyura kuri uyu muyoboro, ubagire neza, bakurushaho kunyagiza imbuto y'urukundo mu bantu mu izina rya Yesu. Amen.